igisobanuro cy'ishusho ya Yezu nyirimpuhwe tuyihuse tugera ku ya Mariya noneho tuze no kugira icyo tuvuga yewe no kwakanya kugira ngo tubaze ubwo turahera wenda ku rupapuro rwa 10 ndagenda nihuta kugira ngo nze no kubasigira akanya ko mwabasha gukamara dufite ishusho ya Yezu nyirimpuhwe niyo tugiye twese turayizi turajya tuyivuga murajya muyireba ahangaha icyo ngiye gukora ni ukuvuga ngo iyi shusho kugira ngo njyewe ngiye gusenga mbashe kuyikururiza kereka narabonye ibisobanuro n'ibimenyetso biyigize kuki yifashe gutya iriya misatsi ye ivuze iki ruriya ruhanga ruriya rumwe ruri hejuru y'umutwe we ruvuze iki kuki ikiganza cye agishyize hariya iriya mirasire ibyo ngibyo biba ibisobanuro yashushaye iyo utayihabwa kuko noneho uba wumvise ibiyigize ariko iyo batari gusobanuriye ureba niyo gusa ikintu cyakubitara no kunyuka kireba ariko iyo bigeze kukubwira rimwe iriya ndoro ye ikivuze ukuboko kwe noneho yashushira gukurura wajya no gusenga igakomeza kuza icyo gihe rero amashusho yandi ntabwo ahita kwigabiza kuko ufite icyo yarwanyisha amashusho yose ahawe umugisha uri ku rupapuro rwa 10 agashyirwa mu kiliziya ntafite uburemere bumwe nubwo yose yubahwa hari ubuyobozi bwa kiliziya buhitamo bitewe no kubona ko asiganura neza ijambo ry'Imana hari abibahirwa ko ashushanya ubutumwa ubu n'ubu kiliziya nyobozi yemeza ko bwaturutse mu ijuru hari n'amashusho matagatifu akorwa mu bushake bwo kwigaragarishe avuye mu ijuru kabona n'ibyo nsubire by'ibingibi insubiza cyane cyane cyo umuntu yavuga ati se ko Yezu amaze kutubwira ko nta muntu wese amukotora amutwereke amashusho yakora bahereye he ubundi uburyo ni butatu hari umuntu ushobora kizishobora kubwita noneho ikari umuntu w'umunyabugeni twebwe tuzi kuzi gushushanya dukorera ishusho noneho twebwe kubasha dufite tuyiha umugisha tuvuge ngo guhera ubu bishusho yerekana Yezu urumva twebwe nka kiliziya ntabwo Yezu abantu twari turiho ariko turabona abantu bakeneye kuyirusha Yezu babona kandi Nyagasani yaduhaye ububasha bwo guha ikintu umugisha noneho twagiye umugisha ububasha bw'Imana bukamanukira muri cya kintu duhaye umugisha kuki noneho ngewe nk'umuyobozi wa kiliziya ntabwo uri umunyabugeni ngo kora ishusho ya Yezu noneho ngewe nimbona imbuye koko nuko Yezu ibyanditswe bimugaragaza ndayiha umugisha gishyira mu kiliziya amashusho dufite amenshi nayo ngayo ubuyobozi bwa kiliziya icyo ni igice cya mbere noneho igice cya kabiri hari noneho abantu bavuga ati Yezu yabonekeye aranyereka yakubonekera kwe yasaga ate bati ndimuhamagara umuntu uzi gushushanya noneho uko abivuga akagenda ashushanya ubwo ari n'amashusho y'ubwoko bwa kabiri hari amashusho kiliziya kujyana irategetse iti naweho ariko hari n'andi noneho nyir'ubwite abonekera umuntu nubwo atariho nubwo cyagiye ntawamubonye kuko ubuhanga bwo gufotora butari buriho ariko noneho ubuhanga bubonetse bwo gushushanya no kuba twakumva ibyo umuntu avuze tukabishyira mu gishushanyo ubwo buhanga bwarabonetse none Imana ikabonekera umuntu ikanyura ishusho rero ya Yezu nyirimpuhwe iri muri icyo gice cya gatatu ndangirijeho cy'amashusho y'agaciro gasumba akayandi yose kuko yabayeho ku cyifuzo cya Yezu Yezu niwe wabonekeye witwa Mama Faustina ukomoka mu gihugu cya Poland aramwiyereka aramubwira ati ndashaka ko ukoresha ishusho isa n'uko mbonye ku buryo ugiye kuyikora wowe uzajya ureba uko abikoze nubona koko abyerekanye nk'uko wambonye ubone kubwira kiliziya nyobozi ngo iyi shusho irasa n'uko Yezu nyirimpuhwe yagiye nguko uko ishusho ya Yezu nyirimpuhwe yaje ibyo muraza kubisanga muri ziriya mpapuro uko Faustina yahawe ubwo butumwa uko yabayeho n'ibiki byose yakorwaga ku buryo bwihuse ubu tugeze ku rupapuro rwa 14 ariko ubwo yatangiye kuvuga ngo amashusho dufite ya Yezu akorwa bihereye hano uzayibona ari ibice bitatu ntabwo hari ubuyobozi bwa kiliziya buhitamo hari ishusho isobanura ijambo ariko umuntu avuga ati ngewe numvise ijambo ry'Imana murashobora kumva ndimo kwigisha akavuga ati wowe ukuntu tubwiye Yezu wavugaga Yezu nkamushushanya yarangiza akakunyereka ati dore uko muri iki uko urimo kubitubwira igihe noneho ubwo icyo ni igice kimwe cy'amashusho hakaba rero noneho amashusho nayo
iyo turaza kubibona iyo habaye ubutumwa turaza kubona bwa Kibeho Bikira yatanze ubutumwa n'iki byose kizira kwita ubwo noneho Bikira yatanze ubutumwa nanga turaza kujya kuri Bikira wa Kibeho tunashyiraho ifu yerekana ubwo butumwa. Icyo ni igice cya none igice cya gatatu hari na wa wundi Yesu cyangwa Bikira yabonetse akavuga ati koresha isa nanjye. Nibyo bice bitatu hari amashusho mbere na mbere akorwa bihereye ku nyigisho itanga Yesu arimo isangira cyane mu nayo mashusho. Yesu ari kumwe n'intumwa zibasanye muzayibona henshi. No kuvuga ngo twasomye ibyandiko bitatu twikoresha yasangiye n'intumwa noneho ushushanya akakora intumwa 12 Yesu aravuga n'umugati kuko biri muri Bibiliya. Ubwo ni igice cya mbere cy'amashusho. Igice cya kabiri hari ubutumwa butanzwe. Umuntu uvuga ati jewe Yesu yambaye ubutumwa n'ubwo Yesu wavuga yasagate bagakora ishusho isa na bwa butumwa Yesu yatanze. Igice cya gatatu hari uwo Yesu abonekera. Yambonekera ati akamuha noneho n'itegeko ry'uko akoresha ishusho ry'uko yabibonye. Yesu nyir'impuhwe ari muri icyo gice cya gatatu. Hari uwo yabonekeye amuha n'ubutumwa butaziguye bwo kuvuga ngo nimukoresha ishusho isa n'uko nakwiyeretse. Ubwo rero ni Mama Faustina wo mu gihugu cya Polonye. Muraza kubona muri iki gitabo ariko si byo njya ngo ntindeho ndagira ngo ngaruke cyane ku bimenyetso bigize yashoboka ibyo by'ingenzi. Uwo Yesu Mama Faustina yabonye aka irenga 3. Yesu nyir'impuhwe tumubona mu gihe cy'ubuzima bwo ku isi. Ishusho yose ya Yesu Kristo ikomora ububasha bwayo kugaragaza ijambo ry'Imana no mu gushinga imizi misakano y'ukarishya kuko ariho umukiza wataganje byuzuye mu butumwa bwe no mu muntu mwakire no mu mubiri wanjye. Mu yandi magambo ya Yesu Kristo imbere ifasha sengesho iyo nyireba n'impuza n'ijambo ry'Imana kimwe n'isakano y'ukarishya. No kuvuga ngo ishusho yose ya Yesu nyir'impuhwe nako ya Yesu igomba kuza ituma ijambo ry'Imana rirushaho kunyinjiramo n'isakano y'ukarishya rirushaho kurikura. Noneho rero ishusho ya Yesu nyir'impuhwe hari tugeze ku rupapuro rwa 15 imwerekana mu gihe cy'ubuzima bwe mu gitwa cya gatatu. Amashusho ya Yesu Kristo amwerekana mu bihe binyuranye yabayeho ku isi. Hari amutwereka ari umwana muto, andi akamushushanya ari umwigisha ukikijwe n'imbaga imuteze amatwi, andi akamutwereka ari umucunguzi uhetse umusaraba ndetse akawubambwaho, cyangwa se umunyabubasha uzamuka mu bicu asubiye kwa se. Ayo mashusho mwese mwagiye muyabona y'umuntu yatondoye murayibuka. Ishusho ya Yesu nyir'impuhwe imwerekana mu gihe cy'ubuzima bwe bwo ku isi, imwerekana azutse mu bapfuye. Birasubiza rero bya bindi bavugaga we uraza koroherwa bavuga ngo yarapfuye birarangira. Kandi noneho dufite ishusho ya Yesu yatekewe munyerekane narazutse. Icyo ngicyo noneho rero imwerekana yazutse mu bapfuye kugira ngo twihute n'icyagihe niyo vanjiri n'icyagihe yabonekeraga intumwa inzugi zikinze. Icyo gihe Tomasi noneho yarahari, ubundi yari yakanye ko yazutse. Yesu akamubwira ati Tomasi wireka kuba umuhakanyi w'umwemezi, fata ikiganza cyawe gishyira aha ngaha n'ukuboko kwanjye. Ngo Yesu nyine ni wa wundi ushaka ko nanjye w'umuhakanyi mpinduka Tomasi nkamukoraho nk'uko Tomasi yamukozeho, nkareka kuba umuhakanyi w'umwemezi. Ngo noneho rero mu kumukoraho nubwo ivanjiri yo itubwira ko Tomasi yahise yemera akoze gusa ku biganza bye n'iki, ariko Yesu aravuga atoya niba byanashoboka gukora no kubimenyetso byose murenze, icyo nshaka no kureka kuba umuhakanyi ukaba umwemezi. Noneho rero imwerekana muri icyo gihe intumwa zari zikingiranye. Yesu akaza noneho akavuga ati mugire amahoro. Noneho yarangiza amaze kuba mugira amahoro baraza kubona mu Bibiliya ya Yohana 20 akabwira Tomasi ati reka umuhakanyi. Noneho rero urumuri rubengerana muri yo rwambura umwijima asohokamo, agaragara imbere y'abigishwa be ababwira ati nimugire amahoro. Ibiganza bye bisiganura ya magambo yabwiye Tomasi agira ati shyira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye, zana n'ikiganza cyawe ngishyire mu rubavu rwanjye maze ureke kuba umuhakanyi ahubwo ube umwemezi. Bityo iyo nanjye ndeba Yesu nyir'impuhwe nyabuza nawe ndabona Yesu arimo arambwira ngo nanjye ndi mbega Tomasi simurebe gusa nirukanka,
ariko ngire nawe urumva muri jyewe ikiganza yanyifashe agishyira kuri uriya rubavu. Ibyo rero ni ikintu mbasabira kugira ngo namwe muzakore experience cyangwa se ubwo narabibonye, iyo ubikoze ya shusho ireka kuba ikintu cyumiranye, igahinduka ishusho nyabuzima. Ariko reka dukomeze, turaza kugenda tubibona buhoro buhoro. Noneho uruhanga rwa Yezu nyir'impuhwe n'indoro ye bibereyeho kunyobora ku ibiganza bye byerekana, ni ukuvuga ku mirasire ibiri isohoka mu mutima wawe ukivu. Iriya ndoro ye urabi nkaho avuga ati indoro yanjye ni kuyobora kuri iyi mirasire, kurusha uko mwitegereza mu maso niwe undeba, akanyobora ku mirasire isigura amaraso n'amazi byavuye mu mutima we. Ubwo umusirikare yamutikuraga icumu mu rubavu amaze gupfa. Nimusohoka hari umwitozo ubwo mufite akagatabo, ubwo murabandika nza kubasaba gukora muratangara. Ubwo ishusho ya Yezu muyifite, Yezu muyifite, uze kumusohoka wumva rwose ibintu byose wabishyize ku buryo uti niba ndeba kuki nshikamiye, niba ndeba kuki ntamuha ibibazo byanjye byose, niba ndeba ku kibazo by'ubugane ntabimo, cyane ko navuze ngo arandeba. Urumva ko noneho birahindutse, nzajya mbona ibibazo bije unyandi Yezu wavuze ko ndeba, ngaho rero ibibazo bifite mu rugo rwanjye yazajya guha igisubizo. Noneho kuko ishusho ya Yezu nyir'impuhwe imugaragaza yazutse, kwibuka ko mirasire ibiri y'iyo shusho yerekana amaraso n'amazi byavuye mu mutima we amaze gupfa, n'intambwe ya mbere igomba gukurikirwa n'indi. Ibyabanje kuba ikimenyetso cy'uko yapfuye kuko arabituyobora hashaka ko dukorwaho n'ububasha bw'izuka rye. Umurasire w'umutuku werekana imbaraga z'impuhwe ze zitugoboka mu ntege nke z'umubiri yacu. Ni ukuvuga ngo wa murage w'umutuku nako uwo murasire ntabwo gusa ari umutako, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo Yesu bamusha, oya uyifitemo ububasha, ariko ngewe nkwiye gusobanukirwa ni wa urimo imbaraga z'impuhwe ze, kuko ya mirasire yo byerekana impuhwe ze, ariko zambuye ku buryo bwuzuzanya butandukanye. Impuhwe ze zitugoboka mu ntege nke z'imibiri yacu, naho umurasire w'umweru ukayobora ku bubasha bw'impuhwe ze zitwambika ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Umutuku ni urugamba rwo guheka umusaraba wo kurwana n'irari ry'umubiri. Iyo mbona nasanzwe n'irari ry'umubiri n'icyayi n'umwitozo nza kubasaba ko dukora kugira ngo ibi byanditse bigende maso, amagambo muza nabo ndi ku rugamba yari y'umubiri imereye nabi, none wa murasire aho bamwe imbaraga zo kugira ngo nsinde ibyo byari bimereye nabi. Nko kuganira ry'umubiri umweru ukaba ibyishimo by'abatsinze urwo rugamba. Umucyo w'impuhwe dufitiye utangira mu murasire w'umutuku ukuzurizwa mu murasire w'umweru. Ibyo ngibyo ni ibijyanye na biriya bimenyetso. Hari cyane ibimenyetso by'imbuto, ni ukuvuga ni ikihe gihe Yezu yigaragaje twakimenye, ubwo twacyumvise biroroshye. Imirongo y'ivanjiri nayibahaye, imirasire twumvise iyo ariyo, ikiganza n'imirasire twumvise igisobanuro cyayo. Noneho nagira ngo iriya shusho nimuzajya mukomeza gushaka kwibabera imfashasengesho, muraza kujya rebaho hari nayishyize ku rupapuro rubanziriza, ku rupapuro rwa 9 muraza kugira twasanga iyo shusho noneho yose yigaragaza. Ni ukuvuga ngo iyo noneho ku rupapuro rwa 9 nk'uko muyibona, ishusho ya Yezu nyir'impuhwe imwerekana abo mu mwijima w'urupfu. Murabona yuko iriya shusho igabanyije, hari igice kigaragaramo Yezu, ariko noneho inyuma icyo bita icy'ubundi baheraho bashushanya, buriya nacyo gifite igisobanuro, kiramwerekana aba mu mwijima w'urupfu akawusohokamo kugira ngo nyine bigaragare ko yazutse. Imwerekana ava mu mwijima w'urupfu. Ibara ry'umwijima ni umukara wiganje mu gice cy'iyo shusho, ni ibara ry'umwijima utwikiriye isi n'icuraburindi ribundikiye amahanga yanze kwakira urumuri. Abaho bafite ku mategeko y'Imana bagahitamo kuyoborwa n'irari ry'umubiri, bokamwa n'uwo mwijima ubajyanye kuzimu. Izayi avuga ngo bazarangamira ijuru, hanyuma buname barebe hasi babone iki byose. Ariko noneho akongera atari kabagendaga mu mwijima bagizwe n'impuhwe z'Imana. Yezu rero
arimo ntitubone gusa ngo yazutse ariko nabiza kumubona ava muri mwijima. Noneho iyo duhereye aho ngaho kuri urwo rupapuro nyine rwa 9 tukaguza n'urwa 20 gusa yatuka kuri 20 tujye ku rwa 9 kugira ngo turusheho kubisobanura neza. Umurasire utukura umwerekana muri kamere y'umuntu yagiziye kugira ngo ayirinde guheranwa n'urupfu. Ahanyuza ububasha bwe bugize indwara za roho n'iz'umubiri nka bintwari mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo rw'Imana. Muri uwo murasire impuhwe z'Imana ziva mu mutima we zikaza zikandwikira, nkabasha kwiyakira mu byo nabonaga byandenze, nkagira imbaraga zo gukomeza urugendo rw'ubuzima ariwe mpanze amaso. Ubutwari bwo kuba ku isi ntari uwayo nubwo guheka umusaraba wanjye ngakurikira Yesu mvuga mu bubasha bw'impuhwe ze anyuza mu murasire utukura. Icyo nshaka kubabwira ni iki, kuvuga ngo buri murasire uva mu mutima wa Yesu nyir'impuhwe, iyo ngiye ngize amahirwe nkabona umuntu usobanuriye hari uburwayi bushobora kubuza n'umurasire. Aribwo mvuga aha ngaha kwiyakira byakugoye, irari ry'umubiri, urumva wacitse intege mu gusenga, mbese urumva byara icyo gihe uhanga amaso Yesu nyine ariko mu murasire w'umutuku. Ndaza no kubaha amagambo ndavuga ariko mwumvise nyine noneho indwara kwakira. Noneho niho mva mu butwari bwo kugira ngo nkomeze urugamba, nkomeze kugenda nubwo ibibazo bihari ariko ntabwo bibuza gutambuka. Ibyo bihabwa n'umurasire, bihabwa no kumenya igisobanuro cy'umurasire w'umutuku, nkaba ariho nsaba Nyagasani kunyereka impuhwe ze akazihuza nyine n'igisobanuro cyawe. Naho umurasire w'umweru ugaragaza muri kamere Mana ye. Ni ukuvuga ngo Yesu afite kamere ebyiri. Hari kamere muntu yaje kwakira intege nke zacu. Iyo nanjye za ntege nke zaje mpanga Yesu nyir'impuhwe muri wa murasire w'umutuku. Ariko niyo nashaka gutera intambwe nkazamuka mu busabane n'Imana, icyo gihe noneho umurasire w'umweru niwo ungoboka. Umurasire w'umweru wuzuye ububasha bw'impuhwe ze zinyambika ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Iyo abona nagandaye angirira impuhwe nuko akampagurutsa akoresheje ububasha bw'umurasire utukura, ngatwara imibereho yanjye yo ku isi. Ariko ntiyazanywe no gukemura ibibazo byo ku isi nubwo atabyirengagiza. Yaje kudukangurira guhinduka kugira ngo twemere inkuru nziza no kutuzamura ngo tube tugana aho yagiye kudutegurira umwanya. Imbaraga akoresha twiyegereza tukazamuka cyo gusogongera ku byiza by'ijuru tukiri ku isi ziba mu murasire w'umweru. Ndakuvuga ngo ibyiza byo ku isi iyo nshaka ameze nk'umuntu gusogongera ku byiza byo bidutegereje mu bundi buzima, ibyo ntabwo biba mu murasire utukura, biba mu murasire w'umweru. Noneho impuhwe ze ziduhagurutsa ziva mu murasire utukura, nayo zituzamura zitwongeramo ubuzima buhoraho zikaba mu murasire w'umweru. Bityo rero ya mirasire yuzuzanya. Ni ukuvuga ngo Yesu nubwo tumuha ibibazo by'ubuzima akabikemura akurikije umugambi Imana dufiteho, ariko hari n'ubwo rwose atabikemura. Nabahaguruye hari umurwayi dusabira ari kwa muganga, namusenyera ngo akagenda akamurambura ibiganza by'amanyuma wabona agapfa. Y'amasengesho y'amazi iyo umwitegereje usanga wamenye nubwo yahamanye intege nke z'umubiri hari imbaraga yabonye. Yapfuye yizera ko arahandagana. Umwe rimwe ndetse akakubwira ati yewe ndabona ahantu burya abajya gupfa mwarababonye arapfa asambagura kubona arwana n'ibintu adashaka kujyamo, nabwo no kuvuga ati ndabona urumuri. Ibyo biba mu murasire w'umweru. Waba ugiye gupfa abona ariko nawe ushobora kubona ibyo biba mu murasire w'umweru. Kugira uko turabukwa mu bundi buzima tukiri ku isi, ibyo ngibyo biba mu murasire w'umweru. Ngiyo rero ishusho ya Yesu nyir'impuhwe. Ubwo ngira ngo mbasobanurire ku buryo bwihuse, ubwo ngiye no kuba nyerekeye aha ngaha nkaba ngira ngo bahe akanya ko kwiga icyo mubibazaho gatoya mbere y'uko njya ku ishusho ya nyina wa Jambo.